watch Agashami TV. Reba Agashami TV. Subscribe, like, share, comment. Twongera tubane namwe kuri Agashami TV. Uyu munsi tugiye kurebana uburyo warongoramo umugore wawe cyangwa se position wakoresha urongoramo igitsina gore cyangwa se urongoramo umugore wawe mwashakanye ndetse munabana mu nzu kubyariye rimwe cyangwa kubyariye kabiri ndetse inshoti utazi nubwo yaba ataranakubyarira ushobora kumurongora uko azagera igihe abyare. Reka turebe uburyo ushobora kumurongoramo umugore wawe. Ushobora kumufata ukagira ute ukamunamisha cyangwa se ukamuhenesha, ikatubivuga ko ari ukumuhenesha position y'akinyuma. Akinyuma nta mugabo utazi kurongora akinyuma. Ushobora kurongora umugore wawe akinyuma ugakubita pa 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 pa, ubundi wamara kumukubita akinyuma ukongera ukamubyindura ukamugarura ukamugaramisha ukamukubita kandi bajya bigitabo nako abaturage ku buryo nagara ko abaturage nako kagira inyito cyangwa se kagira uburyo karyohamo, kagira uburyo gakontamo mu mibonano mpuzabitsina. Kuko kenshi umuntu utarakora imibonano mpuzabitsina iyo atekereje gukora imibonano mpuzabitsina atayumva ko ari ukugarama. Icyo gihe ntabwo uzajya kurongora umuntu utarakora imibonano mpuzabitsina guhita umuhenesha oya, wanabanza ukanamugaramisha, wamara kumugaramisha ahita yumva ko agiye gukora imibonano mpuzabitsina kandi ubwonko bwiwe buhita bukurura bya bindi agiye gukora, kubera ko abazi neza mu mutwe yuko iyo umuntu wese agiye gukora imibonano mpuzabitsina aragarama maze umugabo akamujya hejuru. Iyo ni position buri wese aba afite mu mutwe cyangwa atekereza. Ntabwo ari ubuturage, ahubwo kubikora ntacyo bitwaye. Ikibi no kubikora udahinduranye cyangwa se utaba umusirimu nk'uko abandi babitekereza cyangwa se babivuga. Umaze kurongora umugore wawe akinyuma, amaze kumukubita akinyuma, ubundi yagize ukamugarura ukamugaramisha nawe ukajya hejuru ukamurongora vuba vuba. Ushobora kumufata ukarambura amaguru ye nawe yawe ukayarambura, ubundi we akabumba hagati y'amatako, rwagihuta ikaguma mu gituba, ubundi ukajya uzamuka wongera umanuka, ubundi kugita kigenda kibobera nuko agenda yumva uburyohe n'ubushake bugenda buza, nawe ukomeza umuvuduko. Nimba uri kugenda gutya pole pole wowe pa ugenda wongera uko igituba kigenda kibobera, kandi kuko aba yakubumbiye hagati y'amatako ububobere buba bwinshi. Ububobere bw'amatako buramanuka bugahura n'ububobere bwo mu gitsina maze igituba kikaryoha kuko nawe bibonana mpuzabitsina ikakuryohera. Ushobora gufata umugore wawe nanone ukamwicaza ku muguno w'igitanda. Iyo umaze kumwicaza ku muguno w'igitanda uramwicaza, wamara kumwicaza we akicaza akabuno gatoya hano inyuma, ubundi wowe ukigira imbere yiwe ugapfukama nawe maze igituba akakigiza imbere, nawe ugashyiramo igitsina cyawe, utangira gake gake unyaza, ubundi hashira nk'umunota umwe urimo uranyaza, ubundi ugatangira ugasuka. Kubera ko umugore aba yicaye ku muguno w'igitanda yigiye imbere, ikibuno asa nkaho yagishyize inyuma, ubundi igitsina kikaza imbere, bigufasha cyangwa se birakorohera cyane gucumita unasoka. Ushobora gufata ameza magufi ukicazaho umugore wawe, n'ubundi akajyamo hagati na hagati y'ameza, nawe ukigira imbere maze ukazana ya rwagihuta yawe. Mu gihe umugore yatandaraje ukuguru hirya ukundi gutya, ubundi iburyo n'ibumoso, ubundi nawe ukinjiramo neza ugatangira ugacumita ugasoka. Nabyo byagufasha kurongora umugore wawe neza kandi akaryoherwa nawe ukaryoherwa. Ikindi kandi ushobora gufata umugore wawe akaryama yubitse inda. Yamara kubika inda, ubundi agatuna ikibuno cyangwa se agasa nk'utereye ikibuno hejuru, ubundi tubikore turebe. Ashobora kuryama yubitse inda, ubundi yagiza agatuna ikibuno, agasa n'uzamura ikibuno, ubundi nawe ukajya inyuma yiwe, ubundi ugatangira ugacumita nawe ariko abuja muri kwa
kwigiza ikibuno hejuru cyangwa se gutuna ikibuno bituma umugore akomeza kubuja, ikibuno kikabuja noneho nawe ukabuja, nawe ugenda uza wongera ugaruka. Kandi rwose iyi position iyo uyikoze bituma nawe ugira mu nda hatoya nimba uri umugore, kubera ko nimba watumye ikibuno kikajya inyuma inda ikaguma hasi, umugabo afata ya maboko y'igukora abiri akayicisha hagati, ubundi mu gihe watumye ikibuno uzamuka wongera umanuka bikagufasha kugira mu nda hatoya cyangwa se koroherwa mu nda. Kandi ikindi kandi abagore mugomba kumenya ko kugira mu nda hatoya ntabwo ari ukurongorwa cyangwa se position barongorwamo, ugomba kumenya ibintu ushobora kwifashisha urya kugira ngo ugire mu nda hatoya cyangwa se worohe mu nda, ibyo urebye kugumamo bisohoke, nimara gusohoka noneho wowe umenye ukuntu uri bwiprograme mu gihe ugiye gukora imibonano mpuzabitsina. Icyitonderwa ku bagore, nta mugore nijoro cyangwa se mu masaha y'ijoro nimba ugiye kuryama cyangwa se ugiye gukorana n'umugabo, nta mugore urya ngo ahage cyangwa se yuzuza inda, kirazira kikaziririzwa. Nta mugore ugomba kurya ngo yuzuze, urarya ukarya ibiramira igifu, nimba wonsa ukanywa igikoma, ubundi ukarya ibiramira umwana kugira ngo umwana abone amashereka, ariko nta mugore urya ngo yuzuze inda. Ushobora gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe wariye wujuje inda, ukajya kubona ukabona ngo pyo uraneye cyangwa se uranyaye inkari zisanzwe, waba usebye imbere y'umugabo, kirazira kikazirizwa. Ugomba kurya utuntu turinganiye, nta bintu byo kuzana inda mbi, kuko mu gitondo byuko ukabisanga ukarya ugafuta, ukarya ukumva urihagije. Nabyo bituma iyo umugabo akorongora utijuse cyangwa se utarengeje urugero rwo kurya, bituma mu nda n'ubundi hawe hagabanuka, kandi n'umugabo bimufasha kukurongora ntacyo yitayeho. Bagore rero nimugende mumenye ko saa sita abari mu kazi cyangwa se nawe uri mu kazi, irya ugeze ku rugero wumva wifuza, ariko nijoro urimite. Nabyo bituma umugabo yumva yishimiye, akamenya ko afite umugore ugira organisation cyangwa se afite umugore ugira control kuri buri kintu cyose akora. Ndabashimiye abagore turi kumwe cyangwa se dukomeje kubana ku Gashami TV. Ikiganiro cyacu gihora ari ubugaruka, tuzasubire ubutaha kandi muzagaruke, ni karibu. Bye bye.